Ese koko fast charging yangiza telefone yawe? Igisubizo ni byaterwa na telefone ufite. Ubusanzwe telefone zigezweho uyu munsi zifite uburyo bwa charging management, aho imenya niba telefone imaze gushyuha ikagabanya ubwo bushyuhe cyangwa se ikagabanya kwinjiza umuriro cyane, ikinjiza umuriro gake gake kugira ngo telefone yere gushyuha byangize battery. Uzabibona kenshi igiye kuva nko kuri 20 ugera kuri 80 bishobora gutwara iminota nka 20, noneho kuva kuri 80 kugera kuri 100 bigatwara indi minota irenga 20. Aho ntikiba ari ikibazo cya telefone cyangwa charger, ahubwo ni telefone ubwayo ibiri kugerageza kugira ngo igabanye ubushyuhe buri muri telefone kugira ngo byere kwangiza battery yawe. Ikindi kandi hari charger zigezweho zikoranye ikoranabuhanga ryitwa gallium nitride. Izi charger nazo zimenya niba telefone yamaze gushyuha zikagerageza kugabanya umuriro ziri gutambutsa kugira ngo telefone yawe itaza kwangirika. Hanyuma rero za telefone za kera zidafite buno buryo bwa charging management ntago ari byiza gukoreshaho charger za fast charging, bitewe nuko ziba zidafite nyine ubwo buryo bwo kumanaginga umuriro uri kwinjiramo, cyangwa se ngo zimenye niba telefone yamaze gushyuha zigabanya ubwo bushyuhe ubundi telefone yawe igumana ubuzima buhoraho. Aha niba ufite telefone ya kera wakoresha zino charger zifite ikoranabuhanga rya GaN zigezweho uyu munsi. Wibuke gukora follow dukomeze twungurana ubumenyi. Komeza ugire ibihe byiza.